reka mbasuze mwese inshuti abavandimwe ababyeyi abato abakuru urubyiruko mwese mudahwema kudukurikira kuri Urgent Update News. Mwese mwakoze subscribe tubashimira ubwo musanzu mwiza mwagaragaje bw'urukundo rwiza mwagaragaje Imana ibereze umugisha mwinshi cyane. Niba nawe rero ari ubwa mbere ugize kuri iyi channel utarakora subscribe, uyu mwana wa kugira ngo nawe kuri subscribe maze amakuru yacu ajya kuri 5 kuri 5. Niba rwose utarakora subscribe nakubwira ngo kora subscribe amakuru yacu uje uyabona ku gihe. Amakuru agezweho muri amasaha rero, Minisiteri y'Uburezi yishimiye kumenyesha abakandida ababyeyi abaturage bose ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza primaire P6 n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye semester cyangwa se umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye 2024-2025 azasohoka kwa kabiri tariki 19 saa 9 z'amanywa, ni kwa kabiri tariki 19 saa 9 z'amanywa. Ikindi kandi mushobora gukurikirana kino gikorwa binyuze ku rubuga rwabo rwa YouTube rugaragara ku itangazo. Ikindi nanone Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko amashuri azatangira ku itariki 8 Nzeri uyu mwaka. Abanyeshuri rero mwese nizere ko mwabonye neza ko muzajya ku ishuri ku itariki 8 no gutangira kwitegura, ababyeyi bitegura ibikoresho babishaka, ndetse mbifuza kuzagira rwose intsinzi ku bategereje amanota kuwa kabiri w'iki cyumweru. Ahazwi rero nka Nyaruguru abarenga ibihumbi bagiye Kibeho mu kwizihiza umunsi mukuru w'ijana mu ijoro rya Bikira Mariya. Ni mu gihe hajya abantu benshi cyane, dore ko hazwi nk'ahantu haba amazi y'umugisha. Hari abantu benshi cyane bategereje amazi y'umugisha, cyane ko burya ngo rimwe na rimwe aya mazi ajya abura kuko abakina abantu benshi bikarangira hari abatayabonye. Gusa hagiyeyo abantu benshi cyane kandi barishimye cyane, dore ko bamwe bavuga ko bakora ibitangaza abandi bakagira bagakira. Mu munsi rero w'ibyishimo wagaragaye mu buryo budasanzwe ndetse ufite isobanuye mu myemerere ya Kiliziya Gatolika. Hano Nyagatare mu murenge wa Mushere umugabo yiyahuye nyuma yo kunywa ikinini cy'imbeba, birangira rero yiyambuye ubuzima nyuma y'amezi 3. Umwana we nawe yari yahuye muri ubu buryo. Abaturanyi bavuga ko rero icyo ari icyorezo cyangwa se ari abazimu, abandi bakavuga ko ari icyorezo cyaje mu muryango kubona umusaza anywa ikinini cy'imbeba akiyahura. Nyuma y'amezi 3 gusa umwana we nawe yiyahuye. Ni inkuru mbi rero itari nziza ko n'umuryango umwana yiyahura n'umubyeyi agakurikira. Ni amakuru mabi cyane. Izo nyabingi imyuka mibi nukirwanya tugasenga cyane. Kwiyahura ni ikintu kibi cyane. Ndi makuru iragezweho n'ubundi abanyamakuru 192 bamaze kwicirwa mu ntambara ihanganishije Israel na Palestina. Ni mu gihe rero Israel imaze kwica abanyamakuru 192 mu ntambara ibahuza na Palestina. Aba bose babici hano muri Gaza. Ni inkuru iri kugutegurira neza, ndaje mu kanya kugezaho neza rwose kugira ngo nawe umenye amakuru agezweho mu mahanga. Ayo ni amakuru rero akomeye cyane yagarutswe mu kino cyumweru. Mukandaje gato nkugeze amakuru avugwa mu mahanga. Ukora subscribe ukomeze kubona 5 kuri 5. Turabakunda cyane. Reka mbasuze mwese inshuti abavandimwe ababyeyi abato abakuru urubyiruko mwese mudahwema kudukurikira kuri Urgent Update News. Mwese mwakoze subscribe tubashimira ubwo musanzu mwiza mwagaragaje bw'urukundo rwiza mwagaragaje. Imana ibereze umugisha mwinshi cyane. Niba nawe rero ari ubwa mbere ugize kuri iyi channel utarakora subscribe, uyu mwana wa kugira ngo nawe kuri subscribe maze amakuru yacu ajya kuri 5.